Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 10. Iby'umugabekazi w'Isheba. Umugabekazi w'Isheba yumvise kwamamara kwa Salomo kubw'izina ry'Uwiteka, aza azanywe no kumubaza ibinaniranye amugerageza. Nuko agera i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane bafite ingamiya zihetse imibavu n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ageze kuri Salomo amurondorera ibyari mu mutima we byose. Salomo amusobanurira ibyo yamuhanuzaga byose. Nta kintu na kimwe cyasobye Salomo atamusobanuriye. Nuko umugabekazi w'Isheba abonye ubwenge bwa Salomo bwose n'inzu yubatse n'ibyo kurya byo ku meza ye n'imyicarire y'abagaragu be no guhereza kw'abahereza be n'imyambarire yabo n'abahereza be ba vino n'urwuririro yazamukiragaho ajya mu nzu y'Uwiteka, arumirwa bimukura umutima. Abwira umwami ati, inkuru numviye mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sinabyemera kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera n'ayanjye maso, kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise. Hahirwa abantu bawe, aba bagaragu bawe barahirwa, bakwibera imbere iminsi yose bakumva ubwenge bwawe. Uwiteka Imana yawe ihimbazwe, yakwishimiye ikakwicaza ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli, kuko Uwiteka yakunze Abisirayeli iteka ryose. Nicyo cyatumye akwimika ngo uce imanza zitabera. Hanyuma aho umwami italanto z'izahabu 120 n'imibavu myinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ntihongeye kuboneka imibavu inganya ubwinshi n'iy'uwo mugabekazi w'Isheba yatuye umwami Salomo. Kandi inkuge za Hiramu zajyaga zizana izahabu zizikuye Ofiri, zivanayo n'ibiti byinshi cyane byitwa arumugi n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ibyo biti bya arumugi umwami abigira inkingi zo mu nzu y'Uwiteka n'izo mu nzu y'umwami, kandi abibazamo n'inanga na neberu by'abaririmbyi. Nta biti bya arumugi bisa n'ibyo byongeye kuboneka ngo babizane na bugingo n'ubu. Nuko umwami Salomo aho umugabekazi w'Isheba ibyo yashakaga byose n'icyo yamusabaga cyose, udashyizeho ibyo Salomo yamuhaye ku buntu bukwiriye umwami nka we. Bukeye uwo mugabekazi ahera ko arahaguruka asubiranayo n'abagaragu be mu gihugu cye. Ubutunzi bwa Salomo. Izahabu yajyaga kwa Salomo mu mwaka yari italanto z'izahabu 666, udashyizeho iz'abagenza bazanaga n'indamu zavaga mu batunzi n'iz'abami bose ba Arabiya n'iz'abatware b'icyo gihugu. Maze Salomo acurisha ingabo 200 mu izahabu, italanto z'izahabu 600 zikajya zicurwamo ingabo imwe. Acura n'ingabo ntoya 300 mu izahabu, indatira 3 z'izahabu zikajya zicurwamo ingabo imwe. Umwami azijisha mu nzu y'ibiti by'ikibira cy'i Lebanoni. Kandi umwami yibarishiriza intebe nini y'ubwami mu mahembe y'inzovu, ayiteraho izahabu itunganijwe. Iyo ntebe yari ifite urutondagiriro rw'intambwe 6, ku muguno wayo hari hihese, kandi hariho n'imikindo impande zombi z'ahicarwa, n'ibishushanyo by'intare 2 bihagaze impande zombi iruhande rw'imikindo. Kandi ibindi bishushanyo by'intare 2 byahagararaga impande zombi ku ntondagiriro uko ari 6. Mu bihugu byose nta ntebe yigeze kubazwa ihwanye n'iyo. Kandi ibintu umwami yanyweshaga byose byari izahabu, n'ibirirwaho byo mu nzu ye y'ibiti by'ikibira cya Lebanoni byose byari izahabu itunganyijwe. Nta bintu by'ifeza byari biriho, kuko ku ngoma ya Salomo ifeza zatekerezwaga ko ari ubusa. Umwami yari afite inkuge ku nyanja i Tarushishi hamwe n'iza Hiramu. Uko imyaka 3 yashiraga, inkuge z'i Tarushishi zajyaga zigaruka zizanye izahabu n'ifeza n'amahembe y'inzovu n'inkima na tawusi. Umwami Salomo yarushaga abami bo mu isi bose ubutunzi n'ubwenge. Abo mu isi bose bashakaga kureba Salomo ngo bumve ubwenge bwe Imana yashyize mu mutima we. Uwazaga wese yazanaga ituro rye, ari ibintu by'ifeza cyangwa iby'izahabu n'imyambaro n'intwaro zo kurwanisha n'imibavu n'amafarashi n'inyumbu. Niko byagendaga uko umwaka utashye. Kandi Salomo yateranije amagare n'abagendera ku mafarashi. Yari afite amagare 1,400 n'abagendera ku mafarashi inzovu imwe n'ibihumbi 2, abashyira mu midugudu icyurwamo amagare n'i Yerusalemu mu murwa w'umwami. Umwami atuma i Yerusalemu hagira ifeza ingana n'amabuye ubwinshi, n'ibiti by'imyerezi atuma binganya n'imivumu yo mu bibaya ubwinshi. Kandi amafarashi Salomo yatungaga bayakuraga muri Egiputa. Abatunzi b'umwami bayaguraga ari amashyo, ishyo ryose riciriwe igiciro cyaryo. Ku igare rimwe ryazamukaga rivuye muri Egiputa batangaga shekeli z'ifeza 600, ku ifarashi batangaga 150. Kandi uko abatunzi babizanaga, bimwe abami bose b'Abaheti n'ab'Abasiriya barabiguraga.